umusa nibyo turimo tuganira nyine ngira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri twarimo tuganira nyine uburyo abantu bakoresha imbaraga nyinshi ariko uyu munsi ugasanga nibo bantu bari gufata amafaranga make cyane, sibyo? Noneho nari ndimo nkubaza ngo uramutse ugiriwe amahirwe nyine kuza guhura na perezida, ni ikihe kintu ushobora kuba wamusaba kuri abo bantu bahembwa amafaranga menshi cyane kandi ugasanga sibo bakoresha imbaraga nyinshi cyane, ahubwo ugasanga abantu bakoresha imbaraga nyinshi cyane nibo bantu bahembwa amafaranga makeya? Uramutse uhuye na perezida nyine, ni ikihe kintu ushobora kuba wamusaba? ntamusaba kuzabirebaho nabyo, ariko akenshi si ibyo nanamusaba, njyewe nanamushimiraho, ariko hari nk'abantu abenshi mugani bakoresha ingufu nyinshi usanga zitangana n'amafaranga bahembwa. Ntamusaba nyine nabo kuzabarebaho akabikurikirana nabo bakishima kabisa, bakanezerwa. Ni ukuri mu by'ukuri birababaza cyane iyo umuntu akora akazi k'imbaraga nyinshi cyane ariko ugasanga mu by'ukuri imbaraga atakaza ntabwo zihwanye n'ibyo yinjiza, ariko ugasanga umuntu ntago akoresha imbaraga nyinshi ariko niwe muntu ushobora kuba arya amafaranga menshi cyane. So biba biteye agahinda rero. So twebwe ikintu duhora twivugira nuko twese tugomba kubaho kandi tukabaho neza cyane. Ikintu nkora nisabira abantu mu byo nkora byose, uzajye wirinda ikintu gishobora kuguteranya n'igihugu, ahubwo ukore ikintu gishobora guhora kiguteza imbere. Umusa hari ikindi kibazo njye nshaka kwibariza rero giteye gitya, sibyo? Uyu munsi umukobwa bita Mutesi Jolly uramuzi gusa niba utamuzi uramusista ndamuzi cyane. Uramutse ugiriwe amahirwe baramutse baguhitishijemo bakakubwira ngo Mutesi Jolly arashaka umubere umugabo, arashaka kumwibanira ubuzima bwawe bwose. Mutesi Jolly ni umukobwa uzajya ugusohokana ahantu hose wifuza, ni wa mukobwa uzajya ukujyana mu bihugu byose wifuza, ni wa mukobwa uzajya ubwira ngo nkeneye amafaranga akagusinyira agasheke, ubuzima bwawe bwose ku cyerekeranye n'amafaranga nta kibazo na kimwe uzigera ugira, nta hungabana ry'ubuzima uzigera ugira ku bigendanye n'ibiceri. Ariko bakakubwira ngo uzagendera kuri kondisiyo ziwe. Nimba kubwiye ngo caha uzajya ucanga, nimba kubwiye ngo ibisimba ishaka ubwo nyine ntabishaka, ugomba kugendera ku mategeko yiwe. Bakongera bakakuzanira undi mukobwa mwiza cyane uteye neza, umukobwa wubaha Imana usenga, ariko akaba afite ikibazo cy'uko ahembwa ibihumbi 50 nawe kandi umushahara wawe uhembwa ni ibihumbi 100. Nibyo mugiye kuzabanamo, nibyo mugiye kuzatungisha umuryango, nyine niyo life mugomba kuzabanamo kuri ubwo bushobozi bwiwe. Bro, bagwitishijemo abo bakobwa babiri, umukobwa usenga cyane wubaha Imana ariko ateye na neza, ariko akaba adafite amafaranga, kandi nawe ukaba nta mafaranga ufite, akabwira ngo ninde muntu muri abo babiri ushobora guhitamo mukibanira ubuzima bwawe bwose, wahitamo nde? Ubundi rero kamubwira nahinze no kujya ahantu kure, twese dushaka ubwigenge, si byo se? Ibyo nakubwiraga ngo amafaranga adafite amahoro aya ngaya azigendere, si byo se? Kuba unkora buri kintu cyose ni hahandi uzancunaguza bro, kandi ntabwo ngiye ibyo ntabwo nabikora. Ngomba gukorera make afite isuku, kumva aryoshye, nkayabamo neza mu mahoro, nta muntu uncunaguje, nta muntu untegeka ngo ucishwa, ntabwo nabacishwa. Nakorera uwo nguwo, nabana n'uwo nguwo udafite ibiceri ariko dufite amahoro. Ese mukajya kubaho nabi kandi wabonye umukobwa mwiza ufite ibiceri? Twazakora man, twazakora tukagera ku bintu bya danje, nibyo byose tukabigeraho. Ese dukoze turi babiri ntabwo amafaranga twazageraho, twazabaho neza tukabyara tukoroka. Ese turashaka kuba ngo tube ngo abakire, wenda n'urugero cya mbere ni mu mutima, nimba dukundana twumvikana buri kimwe
kimwe kuri kimwe. None se ko bose tubatunga n'abana, ese ntabwo uzi ko hari abantu babayeho banabyaye bafite n'abana bari no ku ishuri bahembwa n'amafaranga atenze n'ibihumbi 100. none se ku buryo wakihanganira kuba mu buzima bubi ngo nuko ngo umukobwa ngo asenga, ngo nuko umukobwa wawe ngo ateye neza ariko ukabaho nabi? Ntabwo mwambayeho nabi. Ese kubaho nabi ni gute mu gihe udafite ubushobozi ese ubwo uramutse ubaye muri iyi Kigali ukaba uhembwa ibihumbi 100, umugore akaba ahembwa 50, ubwo ni 5 kandi mukeneye kuzatunga abana, mukeneye kubyara, reka mbivuge mu kinyarwanda cyiza, mukeneye kubyara, mukeneye kurera, mukeneye kubaho, mukeneye yenda kwishyura ubukode bwo muri Kigali cyangwa se n'ahandi bitewe n'ahantu muba, wakishimira kubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo nyine budafatika kandi ufite umukobwa ushobora kugukorera buri kimwe cyose? Uzi kubaho utigenga, uzi kushwana n'umuntu n'akantu gataka kakubwira ngo wibuke, uri kwiba neza, ibyo ntabwo ari byiza. Wumva nta mutekano muri make ufite, wumva uhangayitse, wagiye gusanya n'abashuti bawe, ngumva ngo ugira vuba ngo uzi ko ngutaha ngo mu rwanjye, nese ubwo uba waramurongo cyangwa yarakurongo? Nonese yakubiye nyine ugomba kugendera ku mategeko. Nimba avuze ngo ugomba gutaha saa 3 nyine ukazajya utaha saa 3, nimba kubwiye ngo ibi n'ibi bimeze gutya simbishaka nyine nawe ukabyubahiriza. Buri muntu wese afite ukuntu abayeho, ariko kiye ku giti cyanjye ntabwo nakemera ayo mafaranga, ntazajya mbona uburenganzira bwo gukora ikintu cyose cyangwa se nanagikora akanyibutsa yuko ndi mu mafaranga ye. Yumva neza, nashaka wa wundi ahubwo tukareba uburyo ki tukumvikana, tukareba uburyo twateza imbere, byo kuvuga ngo dukeneye twabyara aho dushoboye kurera. Nimba ari umwe dukeneye tubashije kurera, akaba ari ubu. Nimba tudafite n'ubwo bushobozi bwo kuba twamurera ngo abeho mu buzima wenda bwiza, turabyihorera. Ku buryo neza umukobwa mwiza nka Jolly wamwanga? Ntabwo ari ukumwanga. Ese kubera icyo utakwemera guca bugufi ya nyine ngo ugendere ku mategeko yiwe mubane neza? Oya, ntabwo byakunda, ntabwo yanyoroka bishaka kabisa. Akajya kuyobora ukemera ukayoborwa, urabona ukuntu umwana aba ameze mu rugo ari kumwe na mama we na papa we rero ahubwo ukunda umuntu bashobora kumucyaka amubwira ngo mwana wanjye urabona ibi n'ibi ntabwo ugomba kubikora gutya na gutya, ku buryo ushobora no gukora amakosa ukavuga ngo papa aranyica cyangwa se mama arampitana. Urumva ni umugore wawe rero uteye gutyo, ufite amafaranga yawe kubera ko akurusha ibiceri byiwe, nyine ukajya ugendera kuri icyo gitsure cyiwe, ntabwo wabyemera. Harya buri umugore wayoboye umugabo bamwita ngo kiburera, cyangwa se umugabo aba yitwa iki? Icyo gihe bavuga ngo umugabo yabaye umuganzwa. Njye ntabwo ndi inganzwa rero. Bivuze ngo amafaranga rero y'umukobwa mwiza nka Jolly urayanze? Bro, ari ibyo byo twese yego tuba tubayeho nabi, murashatse n'amafaranga mu buryo bumeze nko gutyo ntiwabura, ariko buri kintu utazakuramo amahoro ngo wumve uri comfortable, never. Nimba numva ariko umukobwa aramutse anyoboye ariko akampa icyo nshaka cyose, nimba numva nta mpamvu n'imwe ntagendera ku mategeko nyine yiwe. Abigisekeje umusa, abigisekeje buriya warugeramo 1 2 watinda gutaha cyangwa se wakora ibiki akakubwira ngo wibuke, broze umuntu gucyurira. Gusa nyine ngiye mbaye niragije Imana, mutumva mvuze gutyo ngo ngiye ngo umukobwa ngo aramutse ampaye amafaranga ngo nakwemera akanyobora nkaca bugufiya, ejo bitazambaho mugasanga murabinyuriye iyi video mukazayisubiza inyuma. I know, sibyo? Ngiye nzi ko umufasha wanjye ngomba kuzamwubaha kandi tukabana nk'uko bikwiye, nk'uko amategeko abidusaba. Nubwo mbiri kubivuga gutyo, umufasha nta ndabona mu nzozi zanjye, ntawe ndagira, so ndacyahiga nk'abandi bose muri iyi mihanda ya Kigali, turacyari gushakisha ubuzima. Ngiye nayo ndi kwibariza abajama banjye ngo mubyumva mute, muramutse bibabayeho mukaba mufite nk'abakobwa babakunda muri urwo rwego. Oya shanga wanjye nta kintu narenzeho musa nta nkobeshye musa, ariko ngo ubuzima bwa Kigali ngo ni hatari. Subizi harya niwe simeruka barakoze filime yitwa ubuzima bwa Kigali. Genda buzi buragoranye rero, nta uko bugoranye uko ariko kose ntabwo kemera kuba inganzo. Ariko ngo abasore bo muri Kigali muri iyi minsi n'abasista mwese ngo abantu muri gukodesha amageto, ngo muri iki gihe ngo muri Kigali ni danje. Ahubwo reka mubwire
bakore batuvuganire, ba nyiri ibyondo bari kuriza amazu buri munsi kandi akazi nta. ubundi buriya mugani ntabwo njya niyumvisha ukuntu umuntu ushobora gusanga afite inzu ye hano muri Kigali, ugasanga afite amageto agomba gukodesha y'abasore cyangwa se abakobwa cyangwa se nyine abantu bagomba gukodesha ziriya nzu ziciriritse, ariko ugasanga sometime buri munsi ziragenda zurira zipanda zizamuka cyane, ariko ugasanga imirimo ku isoko ntabwo yiyongera, nta nubwo umushahara wiyongera, ahubwo ugasanga imirimo igenda irushaho kugabanuka uko abantu tugenda tuba benshi, ntabwo imirimo igenda iba myinshi. Noneho ugasanga rero abarandirodi b'i Kigali amazu barimo barayapandisha. Ni ukubera iki? Ahubwo icyo kintu kibitera kuba bari kuyapandisha cyane. Ibi rwose byerekana isabire rwose abantu bareba ikintu kiganiro n'abayobozi bari mwoka byara mu turebere abantu barandirodi bari kukuruza amazu umunsi ku munsi. Gusa nk'agashambure tuno urugero nk'umusore arakorera 100,000 aragakodesha 30,000 aragashambure icyuma iki kintu ese azabaho izo twe rubyiruko tuzatera imbere gute? Ugasanga nk'icyuma arasara ngo 80-90 koze cyo gihe kintu reba uburyo ibyo kurya bihenze, ese tuzatera imbere gute? Kari handi no kwiba biba bigeretse y'ukuntu twishyura amazu y'abandi, ibyo kurya birahenze, inzu birahenze, nyir'ubuzima burahenze ku rwego rwo hejuru, si no mu mujyi gusa no mu cyaro ariko amazu rwose nibadufasha pe. Nanone ikibazo ahantu, kandi noneho ikibazo ahantu kiri ntago n'undi tuzareka gukodesha aya mazu. Ese n'undi nituyareka kuyakodesha ubundi bano bakire bazakorerwa n'abandi? Rubanda rugufiya nibo bakorera abakire, kuko hari iby'abakire batikorera rubanda rugufiya babakorera. None mu gihe murimo mwubaka amazu mu mujyi wa Kigali mukaba muri kuyazamura ibiciro mukabihanika hejuru cyane, bizagenda bite? Ese umuntu azishimira kuba mu nzu ya landirodi azajya mwishyura gusa we nta terambere na rimwe abona? Ese wakwishimira kuba mu nzu utazasevinga n'igiceri cy'icumi? Nimba ushobora kujya gukodesha inzu ugasanga birahura n'umushahara wawe, birahura n'ibyo kurya, we ku ruhande nta kintu wizigamira, ese ubwo harya waba uri muri uyu mujyi uri gukoramo iki? Kandi nanone twese turamutse tuvuye muri uyu mujyi, abakire mwebwe mwabaho mute, mwakorerwa mute? So nanjye ikintu numva nakwisabiriye leta nuko yareba ukuntu ivuganira urubyiruko rw'uyu munsi ruri muri uyu mujyi ruri gukodesha, nuko bashobora kubavuganira bakavuga ngo nibura amazu chambrette mu mujyi wa Kigali igomba kuba ifite agaciro kangana gutya na gutya, ariko pana kugomeza kuhuriza amazu buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Umusa, uramutse ubaye nk'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, niki ushobora kuba wabikoraho? Aya navuganira abantu batishoboye. Ese navuga ko batishoboye burara? Uko uhembwa? Ese nimba uhembwa 100,000 mu mujyi wa Kigali wavuga ngo urishoboye? 100,000 hano ukibivuga. Tuvuge wenda nk'ibihumbi kandi uyu munsi noneho hari abantu bakorera 50,000 mu mujyi wa Kigali ku kwezi. Ese ibyo 50,000 wabyishyuramo inzu y'i Kigali ya 50, ubundi ukaburya gute? Aho ngaho ntihandi baba, handi imvura igwa ugasanga amabati yagiye, ugasanga ibintu byagenze nka kuriya. Ariko rwose batuvugane pe, ntago aya mafaranga turimo guhembwa turi kubona, urakorera 200,000 ukarya 90,000 ku kwezi, urikumva ukishyura, uzatera imbere uzashaka umugore gute? Rega n'imisoro ujya uvuga ko ruba rugeretse n'iki, umutekano, ibintu nyine byinshi cyane biba bigenda bikubiramo bivamo. So ugasanga rero ubuzima ni hatari mu mujyi wa Kigali, ugasanga kubaho ni hatari, kandi nanone ukabona ntabwo uyu mujyi wawuvamo kuko niho hantu ushobora kuba yenda honyine ushobora kubona amaramuko ya buri munsi. So guys, n'abantu murimo mugenda, so hari n'ukuntu bagenda basenya amazu, sibyo, bagakuraho bwa bujagari bwabuzo buciriritse, ugasanga bahakiza amapartment, ariko aya apartment nayo ugasanga ikibazo cyayo arahenze cyane. Ntabwo n'ubundi bubaka apartment ngo bibuke ka gaciro ka ya mazu yari ahari, nibura ngo bubake n'amapartment ariko ahwanye n'igiciro cya babandi bari bahari. Icyo nicyo kibazo nacyo kiriho, ugasanga benda hari amazu akodeshwa 50,000, bahubatse amazu akodeshwa 400,000. Ese babandi rubanda rugufi yabo bizagenda bite ko leta ibitari kubatekerezaho? Ikibazo ariko cyari ikintu nakunze nuko nyine bari kure
hari amazu bagiye bubaka nyine tuvuge nk'ari amazu y'Ubusanza, uyu munsi nayo baramaze kuyuriza, nayo asigaye ahenze cyane. Yaruriye kabisa, ariko barisaba kabisa pe. Ni byiza, ntabwo natwe twifuza akajagari, ahubwo natwe twifuza ko umujyi wacu usa neza, twifuza ko umujyi wacu uba ufite isuku, kuko na buriya buzi umubona buriya buba bufite umwanda mwinshi cyane. Mu by'ukuri abayobozi mutajya mukata nko muri ariya mageto ngo mukate mu umujyi wa Kigali wose muzenguruke mwinjire muri buriya buzi, mugende mukontorora amasuku. Ushobora gusanga hafi yabo bose, kugira ngo usange n'isuku ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo nibaza ukuntu umuntu aba afite nk'ubugeto nka 20 cyangwa se ubugeto nka 30, usange bufite nk'amatuwarete 2, usange bufite amadusha 2, nurangiza umbwire ngo aho hantu hazaba hari isuku. Urambwira gute ko aho hantu haba hafite isuku? Ahubwo n'umujyi wa Kigali nawe ikintu tunenga nuko mutagira igihe ngo mugende mukatakata muri ya mazu, murebe ukuntu urubyiruko rwo muri Kigali rukodesha rubayeho. Murebe se amasuku yo muri ibyo bipangu abameze gute. Namwe turabatunga agatoki abayobozi, mugenda mukicara mugatimaza, ntimubashe kumanuka ngo mugere mu baturage banyu ngo mubazengurukemo mumenye ngo abajene banyu babayeho gute bakodesha. Ni naho hantu ushobora gusanga amazu yaruriye cyane, ariko ugasanga ntago mutuvuganira ngo bagire ikintu babikoraho barandi road. Namwe bayobozi bacu, sibyo? Yuri rero reka dusoze aka kara gaciyemo karyoshye, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ariko Yuri, tutaragenda mbere na mbere, ushobora kuba uri umujene wikorera nk'ibiraka runaka, warangiza ukabyuka mu gitondo ugasanga bya biraka byose wakoraga n'aba bakire bose wakoranaga nabo, ugasanga ntago biri bushoboke ko muzongera gukorana, bibaye bigutunguye, cyangwa se ukabona birimo biragenda bivaho gake gake, ukisanga ugeze ku ndunduro. Muri ako kanya wahita ukora iki usanze byakubayeho? Ntabwo numvise ikibazo neza. Uyu munsi uramutse uri umunyabiraka runaka, wubatse connection y'abantu bawe mukorana umunsi ku munsi, bakagukubita ibiraka bikagufasha kubaho muri ubuzima bwa Kigali. Urabyutse usanze inzira zose zibanye zafunze, kandi bibaye bigutunguye cyangwa se biri kugenda biba gake gake, ukabona imiryango yifungiye, wahita ukora iki? Oye, aho ngaho nta nubwo nanapanika, kuko nizi ibintu byinshi, sibyo se? Ibintu byinshi, ndi umukameramani, nkora amafilime, nkora ibintu byinshi bigiye bitandukanye pe, sibyo? Ndi n'umu-DJ, ntago rero hamwe byanze ntago byakunda. Uyu munsi ikintu hamwe byanze ntago ahandi byabura gukunda. Ushobora gusanga uyu munsi uri nk'umu-DJ, cyangwa se ushobora gusanga uri umu-DJ uri n'umukameramani, hombi bigahita bihombera rimwe, kandi ariho hantu wariraga. Wahita nyine ngira ikintu wahita utekereza vuba na bwangu cyihuse. Okay, wahita wiyumva gute? Urumva ntago yumva neza. Tugira ikintu cy'ikibazo ahantu hose bakuraga amafaranga, wenda habaye bloke, ntabwo rero wapanika. Rero byanze gutya ushakira mu zindi nzira, ushaka izindi nzira. Hari inzira nyinshi zirenga igihumbi zo gushakamo amafaranga. Bimwe byanze ushaka kugerageza ibindi, ntabwo wagenda ngo uce mu rugo ngo wihebe ngo kanakuraga amafaranga byanze. Yego nyine